reka tumwumve twumve icyo ari cyo. Ubusa abantu b'abagabo barashondana ko bicara bakaganira mugashyiramo. Ikimugenze niki? Wowe erega haje ngo muraho asuza. Ariko shafi ushatse wanyuma. Narakosheje. Ariko nanjye ndabyicuza. Cyangenzaga nanjye gusaba imbabazi. Ariko shehe rogotwa numva. Ngaho rogotwa se. Giravu. Ibyambayeho n'undi wese byamubaho. Uretse ko nabaye ikigwari. Nasuma ndamuhemukira. Nawe ngira no kukubeshya. Sinakubwiza ukuri ko Nasuma nabanza aho ari kuko nagize ikimwaro cy'ibyo namukoreye. Nagira ngo mbasabe imbabazi. Ibyo nakoze ntibyari bikwiye. Peace. Kuva nabaho ubuzima bwo kwisi nabubonye. Please ntabwo ndi umugome kandi nzi ko Imana asenga. Ari nashyize ku isi kandi zigene ryanjye n'iherezo ryanjye. Please haguruka. Narezo gitwari kandi ntabwo mbana nk'ikisi. Buri warahemutse ndanabyicuza kandi mbese mu gikore. Wigira inzika rebeye ku byahise, sibyo? Nubabarira nawe uzababarirwa, sibyo? Boris, ndabizi waramemukiye. ndanasabira imbabazi. Ariko nk'uko Korani twigisha n'umurage twatojwe n'ababyeyi, ndakubabarira. Imbere Shafi umufasha we njye ku bwanjye umbabariye bya nyabyo. Nisanze ari ubugwari nakoze. Njye nakubabarira ndumva nta kintu gisigaye ku mutima wawe. Uzi kubabarira amakote meza muri Ian Boutique. Okay, ni hano kandi ni kare muri Sanga. Okay, sawa. Wari kwambara ari naho rero ko bimeze. Abanje kwambara n'ishati ya neza. Uko dufite n'amashati, dufite amashati yamwe, tukajyana n'amashati ushyiraho karavati, iriya nta kibazo, nakwigeranyuma.